akomanga kuri douche yanga kumukingurira, aramubwira ngo najye kumurebera. Ari umutipe bigeze gukundanaho ariko babanaga mu gipangu kimwe, bamwita Yannick, ngo nagenda abwire bamwita Yannick ngo aza murebe. Noneho Kadogo ariko nkajya kureba uwo mutipe, aramubwira, mutipe araza agakomanga ku rugi agira ngo ni Kadogo kirimo arakomanga, aramubwira ati nakubwiye ngo ugende urebe Yannick ari we umfasha. Aramubwira ngo ninjye naje Maki. Arakingura, amaze gukingura abona aryamye hasi muri douche ari kwimenaho amazi. Ukuntu yiyumvaga niwe muntu wanyu, uwo nguwo niwe muntu wanyuma babonanye abasha kuvuga umwuka utaramushiramo. Ukuntu we yari kwiyumva, yumvaga mu nda ari marashya, ashyushye umubiri wose, ari kwimenaho amazi. Agerageza kumukuraho ngaho, kumuterura biramugora, ahamagara bahamagara na mukuru we babanaga aho ngaho mu gipangu, araza aramufasha amushyira mu cyumba, baramwambika. Bahamagaye muvigera aho ngaho, amushyira mu mugongo, amushyira mu modoka, bamwirukankana i Kanombe ku bitaro. Gusa mu kugenda ku bitaro mu minota ya nyuma y'ikimukura muri iyo douche, ibintu yavuze, yabwiye ko ashaka kureba umwana we, ashaka kureba King. Noneho kubera situation yari arimo n'umwana nyine atari yabonye iyo situation, Yannick arabwira umukozi ati najyana umwana hirya, agerageza kubwira Gasaro ko umwana ameze neza, amubwira ko King ameze neza, ntagira ikibazo, King ameze neza. Noneho aramubwira ati yani ubuzima buri kuncika ndakumushyira mu modoka, bamwirukankana i Kanombe ku bitaro. Gusa mu kugenda ku bitaro mu minota ya nyuma y'ikimukura muri iyo douche, ibintu yavuze, yabwiye ko ashaka kureba umwana we, ashaka kureba King. Noneho kubera situation yari arimo n'umwana nyine atari yabonye iyo situation, Yannick arabwira umukozi ati najyana umwana hirya, agerageza kubwira Gasaro ko umwana ameze neza, amubwira ko King ameze neza, ntagira ikibazo, King ameze neza. Noneho aramubwira ati yani ubuzima buri kuncika ndananiwe. Aramubwira ngo rwana kubera uyu mwana, ariko Gasaro abwira Yannick ngo rwana kubera uyu mwana. Ntabwo yabimubwiye ari kumwe n'umwana, ahubwo yabimubwiye nyine amwereka tatuwaje, ko iriya tatuwaje mubona hano hejuru ku gatuza afite ni King, yari yanditseho King. Arangije yuvumbura amaso, kuko ibyo byose yavugaga cyangwa nuko yarwanaga kose yari yasinzirije amaso, abwira Yannick ati ndananiwe. Nakindi Yannick yakoze move, yari maze kuhagera, mushyira ku mugongo, agenda yunamye, yinjira mu modoka, bamwirukankana kwa muganga. Amugejeje i Kanombe, bisa nkaho byarangiye, umwuka wamaze kumushirana. Ko muri ibyo byose yumvaga ari marashya, ariko n'umwuka we wari mukeya, yagendaga abura umwuka. Ikimara kumugeza kwa muganga, bamushyizeho kiriya cyuma kigarura nyine gishitura ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, basohoka babwira ngo byarangiye. Arongera yinginga umuganga ngo amushiturire, ati nanga byarangiye, nta kindi cyo gukorwa. Basi kugira ngo rero abantu bavuge ngo ni spaguru bamuhaye cyangwa niki, sinzi uburyo spaguru yica, ariko urumva umuntu wari wagiye wasohotse kwa gatandatu akagaruka ku cyumweru mu masaa 8, byaba byose nimba n'umuntu aramuhaye spaguru agiye gutaha, ruvuga ko yapfuye saa 3 ku mugoroba, saa 2 zishyira hafi saa 3 ku cyumweru. Urumva nyine harimo nk'amasaha nk'angaya kugira ngo ibyo bintu bibe biramwishe. Ibyo ari byo byose, nimba ari ibintu yanyweye cyangwa yariye byamuhitanye, ntabwo nta muganga wabihamije, kuko abo